Okay, mbanje kubasuhuza nanone ikiganiro ni cya kindi n'urwenya rwawe. Urwenya rwawe rero ni ikiganiro tuzatuganira, tugasusuruka, tugaseka, tugasabana, ni byiza cyane kuko abantu benshi mwagiye mubinsaba muzi ko natangiye kujya mbakorera urwenya narise urwenya rwa weekend, nkabikora kuri Facebook, namaze igihe kirekire mbikora. Rero harimo bamwe babyishimira ngo nzabategura ikiganiro cy'umwihariko cy'urwenya kitavanze n'ibindi. Nguvuga ngo rero iki kiganiro nta kindi kintu muzajya mubonamo n'urwenya gusa, uburyo mushobora guseka mugasusuruka. Hari byinshi burya bigenda bifasha abantu biri mu kazi kenshi, biba bisaba ngo unaruhuke, unyuze mu ruhuke, ntutumbire iby'akazi, kwiherera ugomya wirebaho, kwihangaho amaso ntabwo ari byo. Bisaba ngo unagire ibikuruhura bigabanya stress, kuko nibyo bita relax. Ubwo buryo nibwo bita moyen de relaxation, ni uburyo kugira ngo ushobore kumva uruhutse, umve ibyo wari ufite mu mutwe bigiye uruhande rumwe. Kubw'ibyo rero nabateguriye inzenya nyinshi zitandukanye. Hano tugiye kureba inzenya zitandukanye, murazitega amatwi uko bizajya bigenda umunsi ku munsi, ko tuzatugenda dukora izindi nzenya. Urwenya rwa mbere rero, urwenya rwa mbere ni marebo muri alimentation. Marebo muri alimentation bavuga ngo byagenze gute? Umunsi umwe nakugendeye njya muri alimentation, numvaga nshonje nshaka kugira ikintu mfata, ndagenda nyinjira muri alimentation nziza. Ikintu cya mbere nasanze umukobwa muri alimentation musaka kuri reception, aravuga ati ni karibu. Ndakomeza imbere aho abantu bicara biyakirira. Mageze haje undi mwana w'umukobwa, abana babitojwe rwose, bizi ibintu by'amahoteli. Arambaza ati mwiriwe, ni yego, amakuru muzehe ni meza, none se tugufasha iki? Nabwo narinje hano kuko numva nshonje, rero ikintu mwamfasha, mwanshakira ikintu cyandamira. Ikintu cya mbere nambwiye ati rero hari amata, tugufasha iki? Nabwo tuguhe ayahe? Dufite akonje, dufite adakonje, dufite ikivuguto, dufite ishyushyu, dufite yawurute n'ibindi nk'ibyo ngibyo, tuguhe iki? Ndavuga ni mbo akonje ntabwo nayabana, none mumereze ikivuguto wenda kidakonje. Azana ikivuguto, kinzana ikivuguto, arambaza ati noneho tugusukira mu gikombe ki? Tukari ko umuntu usukira mu gikombe cyo cyose, cyaba plastique cyangwa se ikirahure, icyo mufite hafi aricyo musukiramo. Arambaza ati ntabwo ari dushatse kubwira, hari ibikombe bitandukanye, cya 200, 300, 500 n'andi, tugusukire mu ki? Navuze ati reba uko ngana nawe, reba icyampaza. Okay, yazana igikombe nyine kiri bumaze, amaze kukizana. Icyakurikiye ni iki rero? Namwe hano mfite ikivuguto ni cyiza. Arambaza ati none se muze, ati tugufasha iki? Ati ni iki ufatisha? Urafatisha iki? Ntabwo ni noneho rero ngiye ikintu ndi buza gufatisha, nafatisha intoki nta kibazo. Aravuga ati we ntabwo ari cyo nakubajije, ni iki nyine ufatisha ayo mata? Natambona ari mu gikombe. Aravuga ati none nzana serviette. Bano ko gatangiye kurakara ati ibi ni iki? Uyu muntu se wumva ikinyarwanda ni umunyarwanda? Ntabwo ariko twumvikane sister, nta ntuja kurakara. Uri kumbaza ko mfatisha nayo ko icyo mfatisha. None se urajya mfatisha iki? Ngaho nzanira noneho ifurushiti niba ari byo ushaka. Mbonye ko gatangiye kurakara. Ntabwo none se mbwira neza nicyo ushaka kumbwira. Aravuga ati ko tuguhe amata urayanywera aho ngaho, nta kindi kintu cyo kurya. Niba ari uko nzanira ka keke.